izina nzashimira Imana nzayisingiza mbwire bose ibyiza yankoreye nzayibyinira neza amaboko nsoze ubutumwa yampaye nabuze naraye menye nabusa naho nyimenye irandagira inyereka intwaro Bibiliya kariyo ikandagira umwanzi nzashimira Imana nzayisingiza mbwire bose ibyiza yankoreye nzayibyinira neza amaboko nsoze ubutumwa yampaye turagushimiye Nyagasani Yezu tugushimiye kwabanye natwe tugushimiye imihanda yose twirirwa twirukanka tugenda ku binyabiziga bitandukanye tujya gushaka ubuzima ariko ugakomeza ukabana natwe ukaturinda tukweretse rero gahunda zigiye kubera hano Nyagasani Yezu ari wowe uza kuziyobora twamaganye umwanzi Satani uza kudutera hano mu izina rya Yesu ubane natwe ibirori uze kubiyobora biyoborwe nawe yaba amafunguro turi bufate yaba ibyo kunywa turi bufate yaba ijambo rivugirwa ngaha byose Nyagasani Imana y'umugisha tugusabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen ku izina murakoze nagira ngo mbasabe rero batambuke bazi murabonye ko bageze hano kugira ngo musabe bavandimwe bacu bafasha abana gukata gato baze babereke muhagarare hejuru ndaza kugenda mbabwira uko bikurikirana n'uko bimeze ubwo nagira ngo muri akanya buriya umwana ni umuntu mukuru cyane reka duhere ku bana abana uko mubareba bangana gutya urabona ingofero bambaye ni nk'iz'abana biguriye na gato ngo barayikata tubireba twese bayitwereke bayidusangize nagira ngo rero icyo gikorwa bagitangire
Mwizerwa Gael yujuje imyaka 6. Kubera ko yujuje imyaka 6 rero nagira ngo ahaguruke atwereke akate gato. Arafatanya na mushiki we Akariza Gaela nawe yujuje imyaka 2. Abantu rero n'abantu bakomeye cyane bishyize hamwe bari byemeza ukuntu bagambanye bakavukira umunsi umwe bakavuka ku itariki imwe ntimubimaze. Imyaka ntiyahuye ariko itariki zarahuye. Ubwo rero ari ababyeyi babo ari nabo ngaho shana mubaze mukate gato. Abandi bana barabibakoreraga bareba ibyo ngibyo barabikora. Shana wowe siko bazengurutse abakuraho ngo bebe kugeza hasi cyane. Arabateguriye kado bazibahe nabyo bivireho rimwe.
ya telefone ni 078 ni 078 kabiri kabiri 80 913 078 kabiri kabiri 80 913. Amazina ni Jean Pierre. Murakoze cyane. Okay, ngoreka mbisubiremo. 078 0 karindwi 8 kabiri kabiri 80 913. Murakoze. Ubwo rero mwakomeza ndamara akanya gatoya nimbona ntawe ukiza nibuvuge ngo ubu bya mwacukije. turasuje mu izina rya Yesu. Duhagaze hano nk'abamama bakorana na Mama Ishimwe, tuje hano nk'abantu bamukunda. Muratubona ko turi benshi, turakorana umunsi ku wundi, turagira ngo tumubwire ko tumukunda. Mama Ishimwe, turagukunda ko tugukunda. Yego. Rero twageneye umwana impano, twageneye abana impano, n'abamama wabo tubagenera envelope. Nibaza kuruhuka muraza kuyifungura, murebe urwandiko twabandikiye. Papa Ishimwe na Mama Ishimwe mwakire, nimuza kuruhuka mufungure musome neza amagambo meza twabandikiye. Turabakunda, murakoze. Baba fotoye wallahi nukuri baba fotoye. Waislamu wasalamu alaikum. Hano rero nk'umumama hari n'abatazi ko n'abaye umumama bameruka kera. Noneho rero ndi hano nk'umumama uhagarariye umuryango watumwe n'umupapa. Yantumye ngo nubwo atabonetse ngewe ndahari
ubu niwe uri kuvuga mbese ni umupapa wundi umupapa ariho n'ubwanwa impano yanjye rero ni ukuri pe ntabwo ari ukwiyemera mu mbabarire ntabwo ipfunyitse ntiri no kuri momo mbese navuze rero uko biri kose ntabwo nayisubizayo reka rero nyitange umuryango wa Emmanuel urishimye urabishimiye urabakunda niyo mpamvu ndi hano ku bwabo no ku bwanyu nk'inshuti zacu murakoze rero dukomeze gahunda ko bataza murakoze nanjye nitwa Mugisha nkaba mpagaze aha ngaha nishimye nezerewe kuba ndi muri uno muryango rero nk'umuryango wa Mugisha twaba twifuje guha bano bana inkoko izajya ibaterera amagi ubwo kaka aranyibutsa ya nimero yiwe ejo bazagende bayimugurire rwose ijye baterera kandi nibakure bajye ejuru bakurire kubona ibyiza natwe tuzakomeza tubabe hafi baba ababyeyi babo ndetse n'inshuti z'umuryango murakoze ni ukuri ni ibyishimo n'umunezero kubona abana bacu rwose bameze batyo ndishimye cyane nitwa papa Mugisha ariko mfite ibahasha nateguriye aba bana ni ukuri ni abana banjye ni abuzukuru niko nabyita kuko njye ndi umusaza rero aba bana reka bamfashe bakire iyi bahasha nabateguriye agashampanye kabo mwihangane umwana yabonye bakase gato yarayifungura atarabyumva ariko ubwo yayifunguye n'ubundi niy'ababyeyi niy'abana ababyeyi n'abana bawe ntibaze kugira ikibazo cy'uko batayifunguye ako kanya yafunguwe n'ubundi twabibona urakoze ahubwo naza turaho neza
kumushimira amuhereje rero kado yo kumushima yuko amufasha mu mirimo yose kandi yamubereye umugore mwiza Kakizo ko nta mashyi mubahaye madamu nawe ati wanye neza n'ibyo dukora tubikora neza bikagenda neza
nshaka kuvuga, ariko nubwo nshaka kubivuga hari n'abo mbibwira bagiye, kubera nyine uburyo twatangiye kwiyakira bamwe baragenda, sibyo? So rero hari anniversaire y'abana banjye babiri, hari Mizerwa Gaël na Akariza Gabriela. Rero abo nibo nyirizina ubundi baduhurije hano, sibyo? Ni nabo bari gutuma aka kanya twishimye tumeze neza. Ibi byose akenshi nkunda kubivuga natumiwe cyangwa se aho twagiye gusura, nk'uko nanjye mwaje kunsura. Icya mbere ndashaka kubashimira mwese kuba muri hano, Imana ibahe umugisha. Kuba muri hano ni iby'agaciro kuri njyewe ndetse n'umuryango wanjye, kandi namwe ni iby'agaciro kuba mwanekereje. Rero nizimbye mu magambo, nababwiye ko yari anniversaire y'abana banjye babiri, ariko by'umwihariko nashakaga no kuba nakishimira ko nibura maze imyaka 2 ndi kwikorera, kandi mbikesha bamwe muri mwebwe ndetse n'Imana. Hari abantu nasanze muri aka kazi nigiyeho ubumenyi ubu ngubu mfite, ndetse nigiraho n'ubwenge kugira ngo mbashe kuba nanjye naba umugabo kandi nkanereka n'abantu ko ndi umugabo, sibyo? Hari umugabo ngiye gushimira ariko yagiye. Hari umugabo witwa Theo, namutumiye. Theo niwe fondasiyo yo kuba ndi njyewe. Nimumera amashyi. Kubera ko njya kwiga uyu mwuga watumye mwese mumenya, nanjye nkabamenya. Niyo saro ya mbere ninjiyemo, nkoreramo stage. Ntabwo ubumenyi yego yari bosi, ariko by'umwihariko ntabwo nabura gushimira abo nasanzemo bari abasitari muri Kicukiro, ndetse harimo n'umwe wagiye Iva araharira. Iva ariye, Iva haguruka. Iva nahaguruke. Yewe Iva ubwo mumubona gutya ni umugabo utuje kandi ucecetse, utavuga amagambo menshi. Kugira ngo ukorane nawe birasaba kubanza kureba ibyo akora mbere yuko ugira icyo umubwira, sibyo? Ni umugabo uvuga make, mbega kumugisha inama utaramumenyera biragoye. Ndavuga nk'umwana w'umustajeri utaramenyera uko njye nkora. Dijaraninya kandi Iva noneho warakabije, avuga gake, aratuje, ni gake cyane yakwisanzuraho. Iva yicarira, Imana igumigisha. Undi nagahari yagiye kera, yitwa Fisto. Fisto nawe ni uw'amateka kuri njyewe kuko ni uw'iwacu. Nawe ari mu bantu bagerageje kunganiriza cyangwa se kukunyuzura mu kazi. Buriya abantu banyuzura abandi mu kazi, sibyo? Ndashimira Nadine, nawe yari ahari. Nahaguruke nawe. Ubu ngubu icyubahiro ngiye mubona afite cyangwa se discipline ngira, hari ibyo nakwiye muri football, hari ibyo nkora mu buhanzi, ariko Nadine n'abantu bakoranaga, ari umukobwa ubu ngubu yarashatse mu Bwongereza, n'abantu bakoranaga bari mu bantu banoje discipline yo kuba kumenya kuri muri stage. Ijambo ryitwa stage haba harimo icyubahiro cyinshi kugira ngo ugire aho ugera, sibyo? Aho umuntu ashobora kukubwira ngo jya kwanika ino sume, cana imbabura, kera twakoreshaga imbabura, jya muri koridoro kuzana amakara, ukumva ntacyo bikubwiye kuko hari icyo ushaka kumenya. Ubu rero kuba ndi hano ndabishimira abo bantu twakoranye kwa Theo, ariko bari bahagarariwe na Theo. Nababaye kuba yagiye ko maze iminsi musaba ko agomba kuza hano. So rero hari n'abamama benshi twakoranye, harimo Roza, harimo Burama muri inyuma ye,
harimo abamama b'ibigwi byanjye sibyo ubu tuvugana kano kanya abana bari kwiga ibintu bya saro ashobora guhura n'uriya mama namumenye agahura na Roza namumenye so rero ibyo byose tubikesha iki tubikesha Imana ariko ikintu cya mbere cyose kibaho ntago wakunda Imana utagira discipline yo mu buzima busanzwe ku buryo umuntu akubona nyine akaba yashaka kumenya uwo uriwe so rero ibyo tubivuyemo byo hanze reka ninjire mu by'iwanjye mu rugo icya mbere ndashimira madamu wanjye ni umunyamateka kuri njyewe cyangwa se kuba muzi sibyo aha turi cyangwa nawe ahari nanjye ahundi hari ijambo ryitwa abantu ba mu banki hari ibintu bitwa ngo magirirane ni kwa kundi nyine ushobora kubwira umuntu ikintu akacyumva nawe akakubwira ukacyumva byose bituruka ku rukundo n'uburyo mwimvanamo sibyo hari n'abantu babana nyine ukaba wamubwira ikintu akaguca amazi undi akaguca amazi so ndamushimira mu mpera amashyi ikindi ndumva mfite ibintu byinshi byo kuvuga kuko ku mutima wanjye ndumva nyine hari ukuntu ngira emosiyo ushobora kuvuga ibintu ukabona n'amarira araje kubera ko mba nibuka ibintu bya kera cyane ariko reka tube tubyoroheje hari umuntu ushaka hano gushimira sinzi arankundira aze hano imbere muvugishe kuko nyine iteka iyo mubonye ambera nawe umunyamateka kuri njye kuko mu gihe cyose Theo adahari cyangwa se Theo ubu ngubu yagiye niwe nyine mpita ndeba so ndifuza ko rero DJ Nzaba yanshakira indirimbo yitwa Ikidendezi tukabanza tukayiserebura hanyuma nkababwira umuntu ushaka uwo ari we okay mu gihe bari kuyishaka rero ndashaka ko umumama witwa Mamakera yamfasha agahaguruka cyangwa se akigera imbere umuntu w'icyubahiro kuri njyewe ndabisabye icyubahiro rwose ndifuza ko badufata ifoto yanjye na Mamakera wenda nkagira andi magambo mvuga murakoze rero nyuma yuko nakoranye na Theo usibye kuba nyine mwakorana ukiga ubuzima ako ntiyafata umwanya wo kugufata ngo akwigisha iki inama ubwo wenda azi ubuzima kubera ko yari afite botike abakoranye nawe barabizi yari afite na saro nta nubwo banamurenganya sibyo rero Mamakera ngiye kumubashimira mu buryo bwinshi kuko nyine ni byinshi cyane yankoreye kubibabwira nyine byangora cyane kubera ko ni umurongo muremure buriya aranzi azi n'umuryango wanjye
ariko by'umwihariko ndashimira Papa Keira. Papa Keira niwe twabanje gukorana, mumumira amashyi. Papa Keira niwe twabanje gukorana, yamfashije byinshi kandi na n'ubu kugeza isaha njye n'umuryango wanjye aba yifuza isaha ku isaha kumenya uko tumeze, mumumira amashyi. Sinzi n'ibyo ndirimbo yabonetse yagiye we. So rero ndumva ari ibyo ngibyo. Ikintu nasaba Asumani natuzanira icyo kunywa tunywe, twishime, twibyinire, tumera neza, twumve mu mitima yacu dutekanye. Murakoze. Ariko wamuganya hari umuntu ufite impano. Ndasaba umuntu ufite impano ko yaza tukanamuha na mikoro akatwibwira. Rero Asumani yatwakira kugira ngo ibirori bigende neza. Murakoze. twihuse cyane rero Kakizo n'itangazamakuru twageze hano iwawe, ariko tuhasanga abantu benshi batandukanye. Hari ibirori nk'abari kubasha kubona bino bintu live ku mbuga nkoranyambaga, wababwira ko habaye iki mu buryo burambuye? Murakoze cyane. Iyi ni isabukuru y'abana banjye babiri, ariko ikaba n'isabukuru y'igihe maze nikorera. So rero urebye muri rusange byari hoya ntago byari ibyo. Isabukuru y'abana ni isabukuru y'imyaka yawe 2 umaze. Kuki wabihuje no kubera iki? Impamvu nabihuje kubera yuko n'ubundi bisa nk'ibyabereye rimwe. Bisa nk'ibyabereye rimwe. Ibyishimo wabwira nk'abantu ku buryo byabereye rimwe n'abana bawe ni nk'ibihe wagaragaza abantu? Cyambere ndashimira abantu bose baje hano, nabo gushimwa kandi n'abagaciro ku muryango wanjye, ndetse bakaba n'agaciro ku giti cyabo. So rero ndanashimira madamu wanjye, nawe ni ingenzi kuri njyewe. Kandi ngira ngo abari hano babibonye. Hanyuma ikindi yari isabukuru nyine y'abana banjye, nabo ndabona byagenze neza. Kakizo, hari byinshi twagiye usobanura hano muri isabukuru. Kakizo, nk'ababyumvishe ko wagize imyaka 2 mu wikorera, ariko kenshi tukuzi nk'umuhanzi. Ni mu buryo bwa muzike, ni mu buryo bumeze bite? Ntabwo ari uburyo bwa muzike, buri uko nabwo ndashaka kuzakora uburyo bwo kwizihiza iyo muziki yanjye. Ariko ubu ni uburyo bwa business yanjye ya salo. Ni ubwo buryo nyine nafashe umwanya wo kwizihiza ni business yanjye ya salo iba Kicukiro centre. Ikaba yahuje n'abana bawe? Ikaba yahuje n'abana banjye ndetse n'abavandimwe banjye. Abo bose ubona harimo abakiriya, harimo abo dukorana. Yego. Ubwo bize ngo buri video yose izagihura, iy'abana izagihura n'igihe cyawe cyo kwibuka ko wamaze wikorera buri mwaka. Abafana bawe rero ni benshi cyane bamaze kugukunda, ariko bari kwibaza kuki udasora indirimbo nshyashya. Zindi barazibona kuri televiziyo, ariko bakibaza Kakizo. Abahanzi baraza bakatubeshya yuko bagiye gukomeza guhanga ariko bagahagarara.
ni ukuvuga ngo ndakeka mperuka indirimbo mu kwa 12. Nyuma y'iyo ndirimbo mfite gahunda yo gukorana indirimbo na Marina. Nyuma ya Marina mfite gahunda yo gukorana indirimbo na Rine Sano. Ibyo byose ni ibiganiro ndimo, ariko still mfite indirimbo nshyashya ikoze mu buryo bwa Kinyarwanda. Akenshi abantu bari bamenyereye mu mapiano, ariko indirimbo ndabizeza neza yuko ishobora kuzagera hanze nibura nko mu kwezi kwa 7. Marina ko bavuga ko agora cyane, ari na Sano nawe ngo aragora, ubwo mwari mwabyuzuza cyangwa muri mu biganiro? Biracyari mu biganiro. Biracyari mu biganiro kuko ibyo baba bagusaba biba ari ingenzi ukurikije amazina baba bafite, ariko nanone nawe ufite icyo ubashakamo. Ubwo twizere ko izo porore zose zizajya hanze nko mu myaka ingahe Kakizo? Nibura mu kwezi kwa 7 bazabona indirimbo nshyashya. Katugushimira cyane rero kuba wemeye kuvugisha itangazamakuru. Abafana bawe wabizeza iki, wabasaba iki? Abafana banjye bakomeze bankurikire ku rubuga rwanjye rwa YouTube channel, hanyuma n'abakiriya banjye bakomeze kuza kuneza imbere. Ibi byose nyine nabyo ni imbaraga z'abakiriya banjye. Katugushimiye cyane kuba uduhaye umwanya wawe Kakizo. Murakoze cyane. Asante sana Kakizo cyane, nanjye nakubonye mu birori. Ese Kakizo ko munamujya gusa ni umuhungu wawe bimeze bite? Waje mu kazi. Kakawete waje. Tuwaza kangira inama. Yagira ikirori nk'iki nkakizamo. Ibirori nk'ibi ngibi bikunda kuboneka ahantu hasi cyane. Nkawe ko wabyitabiriye wabonye bimeze bite? Wishimye cyane. Ni umuntu tuba hafi mu kazi ko dukora akazi kamwe. Tugisha inama, waba wumva wagize ikibazo ukakugisha inama. Urakoze cyane. Ngo bimeze bite ibyuki? None se ni ukwishima, ni ukunezerwa? Habaye iki hano rero sasa? Hano habaye iki? Hano byagenze bite se? Turimo kuganira hano, turi mu rugo kwa Kakizo. Mumwita Kakizo, nje mwita Kakizo. Habaye iki rero nje utari uhari? Niho nyagera. Kakizo yishimiye ko amaze imyaka 2 yikorera kandi bigenda neza. Yashimiye umugore we ko akora neza kandi ari umugore mwiza. Ngewe nkorana n'umugore we mba mbireba. Uwo ni Kakizo. Kakizo umuzi nk'iki? Kaka muzi ni umwana mwiza, ni umupapa mwiza, yitonda, ajya inama, yumva, atega amatwi. Mbese muri ino aniveriseri y'abana be no kuba yishimye ko amaze imyaka 2 yikorera, ashimira abantu bagiye bamufata akaboko bakamukura mu rwobo muri buno buzima. Ubundi ugirwa n'abantu, birumvikana, umwe wigira. Rero niyo mpamvu twishimye. Biga hano hari umumama ariko mwiza. Mwaramutse cyangwa mwiriwe? Mwiriwe. Mumeze mute? Meze neza. Wishimye pe? None se ngo byari bimeze tano kwa Kakizo wa Kakizo? Gute se tubwire twebwe tutari duhari turimo kubirebera muri Amerika. Tumeze neza, twishimye. Twaratumiwe kandi turi uretse no kuba batumirwa turi inshuti z'akadasohoka z'uyu muryango, tukaba inshuti zo mu kazi. Kakizo twarabanye mu kazi, madamu we turabana, abana be turakorana umunsi kundi, turishimye kandi tuzakomezanya byiza. Ni ukuri nta byinshi navuga. Turanezerewe cyane natwe Kakizo. Ngo bimeze bite mwebwe? Twishimye cyane. Mwabyaye se byagenze bite? Kakizo ni inshuti yacu. Kwa Kakizo. Rero twaje mu kirori cye, twanezerewe, byagenze neza. Ni ukuri ibyishimo byaturenze. Ndishimye nanjye cyane. Imana izagumye mwagure.
mwifurije ijoro ryiza. urakoze cyane iyo ubonye ibirori nk'ibi ngibi bikwereka iki muri wowe byanyeretse yuko rwose nanjye ngomba gukora cyane nanjye nkajya ngira inshuti nk'izi nkazitumira tukishimana. wow hari abantu benshi cyane bifuza ko bagira ibintu ariko ntibagira abantu wabagira nk'iyo nama abantu nicyo kintu cya mbere ugomba kugira inshuti imbere y'ibintu ufite ibintu ntugira abantu ntacyo byaba bimaze. urakoze cyane okay kugira abantu nibyo bintu ubwo kugira abantu ibintu bizaza